mbanje kubasuhuza inshuti bakunzi ba Panda Media, mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, mwebwe mwakoze subscribe kuri iyi channel. Nimba rero wowe uri mushyashya kuri iyi channel ya Panda Media, ndagusabye kugira ngo ukande subscribe, ukande like kuri iyi video, ndetse igitekerezo cyawe gisige muri comment. Niba nawe rero usanzwe usubscribing iyi channel, ndagusaba kugira ngo ukande like kandi ushyire igitekerezo muri comment, kuko hano naho tubageza amakuru ya update muri entertainment, cyane cyane mu muziki nyarwanda, abahanzi b'umuziki nyarwanda, amakuru y'ibyamamare nk'abahanzi nyine cyane tuyabagezaho 100% kandi mu ba mbere. Muri iki kiganiro rero nkuru tugiye kubabwiraho ni y'uwo bita Mugisha Benjamin ndetse n'uwo bita Itahiwacu Bruce cyangwa se The Ben na Bruce Melody, niyo mazina abenshi babaziho. Murabizi ko The Ben rero hari igitaramo ategura buri mwaka ku itariki ya mbere z'ukwa mbere cyitwa The New Year Groove. The New Year Groove ya 2026 rero hari hateganyijwemo ko hazaririmbamo na Bruce Melody. Uyu Bruce Melody rero bari baramwemereye miliyoni 150 z'amanyarwanda kugira ngo azaze kuririmba muri iki gitaramo ndetse anacyamamarize, ariko nyine ntago bayamuhaye yose, bamuhaye miliyoni 50 zonyine. None rero ubu ngubu kuba byavugaga ko uyu Bruce Melody azaririmba muri iki gitaramo ntago ariko bimeze, ahubwo Bruce Melody amafaranga yandi bari bamusigayemo barayamwimye, noneho we ajya kurega muri RDB, none igitaramo bagihagaritse. Ubu amakuru ari update kuri uyu munsi navuga ko igitaramo The New Year Groove 2026 kitazaba. Iki ni igitaramo rero byavugwaga ko kizabera muri Stade Amahoro, ariko nyine ibikoresho biza kubura, bavuga ko kizabera muri BK Arena, none mu mwaka wa 2027 iki gitaramo kikazabera muri Stade Amahoro, ariko nyine izo nizo mbogamizi zabayeho zituma kino gitaramo gihagarara. Aba bahanzi bombi rero Bruce Melody ndetse na The Ben bari bafite indirimbo nshyashya. Bruce Melody yari afite indirimbo nshyashya yitwa Munyakazi, iyi akaba ari indirimbo nziza ifite amashusho meza yakozwe na bamwe mu ba director beza hano muri East Africa, aho iyo directinzwe n'umudirector bita John Elliott. Abenshi muramuzi hano muri East Africa, ni umudirector mwiza ukora amavideo meza akeye afite karite nziza. N'uyu nguyu The Ben rero akaba yari afite indirimbo yitwa Impaka cyangwa se Indabo zanjye, ariko iyi indirimbo ya The Ben video yayo ikaba itarasohoka, ariko ku mugoroba ku itariki 23 bikaba byamaze gutangazwa ko iyi video y'Indabo zanjye yamaze gutunganywa, igiye gushyirwa hanze. Reka tuyitegereze tubirebe ukuntu izaba imeze. Ese ubundi wowe hagati ya Bruce Melody na The Ben ni uwuhe muntu ubona wagira uwa mbere hano mu Rwanda? Ko bose bakora cyane kandi bakaba bafite ibikorwa byiza kandi bakaba bakora ibintu bifite karite. Nyuma y'uko rero The Ben avuze yuko ibihembo afite Bruce Melody byamusaba nk'imyaka 10 kugira ngo azabigereho, Bruce Melody nawe niko kuvuga ati hari igihe bashobora kunyambura, aravuga ati muzane n'aya mafaranga yandi yasigaye, ariko The Ben amafaranga ntiyayamuha, niko kujya kumurega. Rero igitaramo baragihagarika. Ubu ngubu igitaramo tuzi nimba kizaba, bashobora kubijyamo wenda bakagenda igitaramo bakagikomeza kikazaba, ariko kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko igitaramo cyamaze guhagarara. Itariki 22 rero aba bahanzi bombi bagaragaye mu bahanzi bafashe ibihembo bya Isango na Muzika Award, aho Mugisha Benjamin The Ben yahawe igihembo cyo kuba ari umuhanzi mwiza w'umugabo mu mwaka wa 2025, naho Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody akaba yarafashe igihembo cy'umuhanzi ufite album nziza. Ndakeka abenshi murayizi album yitwa Colorful Generation, iriho indirimbo zamenyekanye cyane harimo Wallet, Rosa, Intro, Colorful Generation ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi, harimo Beauties on Fire yafatanyije na Diamond, harimo n'amakorabo nyine ari international menshi, kandi izi ndirimbo ndakeka nta muntu utarazimenye, abenshi mwarazimenye nimba mukurikira entertainment. Reka ngaruke rero n'ubundi ku bahanzi batwaye ibihembo bya Isango na Muzika Award. Umuhanzi witwa Run Up yatwaye igihembo cyo kuba ari umuhanzi ufite indirimbo nziza, yabaye indirimbo y'umwaka, ariko ntibyari byoroshye kuko indirimbo yari ihanganye n'indirimbo nyinshi, harimo Tombe ya Element Ere, harimo Alavi ya Neri Ngabo ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zakunzwe. Chris Easy rero akaba yarafashe igihembo cy'umuntu ufite korabo nziza yitwa Foromiana. Iyi korabo akaba yifatanyije na The Ben ndetse na Kevin Kane. Muramyi mwiza mu mwaka wa 2025 ni uwo bita Vestina ndetse na Dorcas, akaba ari bo begukanye ibihembo bya Isango na Muzika Award ku baramyi beza mu mwaka wa 2025. Naho Bwiza we yatwaye igihembo cy'umuhanzi w'igitsina gore uri gukora neza muri uyu mwaka, aho yari ahatanye na ba Ariel Ways ndetse na ba Aline Sano, ariko nyine beza kurangira Bwiza ari we wegukanye iki gihembo. Ariko ngiye nkurikije uko ndi kubibona, ntago amafaranga ariyo yatumye igitaramo gihagarara, ahubwo ndi kubona The Ben ashobora kuba yagize ubwoba nyuma y'uko Kechi Gael atangaje yuko korabo ya Bruce Melody na Diamond Platnumz igiye gusohoka
Diamond Platnumz turamuzi hano muri East Africa, ni umuhanzi ukomeye cyane kandi ukunzwe, ukora ibintu bifite karite, uzi kubyina, ibintu byose nyine abikora neza. Kandi na Bruce Melody ni umuhanzi ufunguye mu mutwe, ufite ibintu byiza, creativity ze, ibintu nyine akora byose ubona ko ari umuhanzi uri hejuru nyine hano mu Rwanda. Ku mugoroba wo kuwa 22 Ukuboza rero Coach Gaël yashyize hanze amashusho Diamond Platnumz ari kumwe n'uyu mugabo Bruce Melody barimo gupanga iby'indirimbo nshyashya benda gushyira hanze. Ibi rero bikaba bishobora kuba byarakuye The Ben umutima, bigatuma avuga ati Bruce Melody ashobora kuzansebereza kuri stage, bigatuma iki gitaramo The New Year Groove 2026 gihagarara. Igarukire kuri izi ndirimbo zabo nshyashya, indirimbo yitwa Impaka cyangwa se Indabo zanjye ya The Ben, indirimbo yagaragaye mu njyana ya hip hop. Iyi njyana ikaba itaramenyerewe uyu musore cyane, ariko nyine iyi ndirimbo yaje itungura abantu kuko yaje muri iyi njyana. Iki kikaba ari ikintu cyatunguye abantu cyane, kigatuma nyine iyi ndirimbo ikundwa kugeza naho yari yabaye ya mbere kuri Audiomack, ariko kuri ubu ngubu Munyakazi niyo ya mbere yesi yigaranzura. Munyakazi ubu niyo ya mbere kuri Audiomack, kuri chart za Audiomack hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ikijwe wumvishe iki kiganiro rero ndakeka urumva ko abo basore babiri bose bazi gukora cyane kandi bose baza akazi. Ese wowe uri ku ruhe ruhande ubundi hagati ya Bruce Melody na The Ben? Ibyo bimbwire muri comment, kandi wenda gushimira twabanye muri iki kiganiro kugeza kuri uyu munota. Niba utarakanda subscribe ndagusaba kuyikanda, niba utarakanda like yikande, kandi igitekerezo cyawe nikibure muri comment. Murakoze cyane.